Imitungo itimukanwa mwese murabizi ko umuntu wese yatangiye gutekereza gushora ni nkaho batubwiye ko ikintu cyitwa ibibanza cyane cyane ibibanza ariho umuntu agomba gutangirira. Birumvikana ko mu cyumweru gishize twavuze ibintu ugomba kwirinda kugira ngo utazagwa mu byago byo guhomba. Uyu munsi rero ubwo tumaze kumenya ibyo ugomba kwirinda, tugomba kumenya noneho ibyo ugomba gukora. Ni gute ushobora gushora muri bino bintu by'imitungo itimukanwa, harimo ubutaka, harimo amazu, harimo n'ibindi tubuze kugenda twumvikana uyu munsi. Uyu munsi natumiye umutumirwa uzi neza ukora mu bintu by'ibi bintu bya imitungo itimukanwa. Ndashaka kugira ngo twibwire, dukomeze tujye mu kiganiro neza, tuganire uburyo tugiye kuba abakire. Murakoze cyane. Nitwa Mutabazi Manuel, the managing director wa company yitwa The Future Real Estate. Ni company ikora mbere na mbere property management cyangwa ibyo kujera imitungo itimukanwa nk'uko babivugaga, hanyuma no gufasha abantu bashaka kubishoramo kubasha kubona aho bashora. Hanyuma ese byo nibyo tuzi nk'abakomisiyoneri cyangwa ni biratandukanye? Bivuze abakomisiyoneri rero uvuze ijambo rito cyane muri business ngiye nkora. Cyangwa dusobanura aho bitandukanye. Aho bitandukaniye umukomisiyoneri we yes tukora muri ubwo buryo nyine bwo gufata ikiganza umuntu tukagenda tukamufasha kumwereka imari abasha kugura, ariko twebweho bitandukaniye hazamo n'icyo bita consultants. Umukomisiyoneri we icyo akora ni ukukwereka hano hari ikibanza, hano hari ikibanza, hano hari kuri aya mafaranga ukaza ukagura, ariko twebwe hazamo n'icyo bita ubujyanama. Ubujyanama kuko niba dukora na management cyangwa dufasha kujera iyo mitungo, natwe biba bizatugiraho ingaruka tukuyoboye mu buryo nyine butari kinyamwuga, cyangwa mu buryo ushobora gushora ahantu ushobora nawe guhomba, natwe byatugiraho igihombo kuko tuba tuzi ko mu bantu tuyobora bamwe muri bo bahinduka nanone abakiriya bacu mu kubajerera nyine iyo mitungo cyangwa icyo bita property management. Mu bantu bose turimo kwibaza, dushaka gusobanukirwa bino bintu. Ese amahirwe ari mu ino mitungo itimukanwa mu Rwanda ni ayahe muri rusange umuntu agiye kubyumva? What opportunities are there? Okay. Tugendeye mu Rwanda byo byakoroha kubyumva kuko iyo tuvuze ibintu by'imitungo itimukanwa nibyo bwite ubukungu bw'igihugu buba bushingiyeho. Niba turimo kureba uburyo ubukungu bw'u Rwanda burimo kuzamuka, biroroshye no kumva igitekerezo cy'uburyo umuntu nashora mu mitungo itimukanwa azunguka. Mu by'ukuri iyo turebye nk'ibihugu nyine byateye imbere, bahita bajya kureba uburyo imitungo itimukanwa yaho, iyo business yaho ukuntu imeze. Nk'urugero ruje hafi nyine ni Dubai. Uburyo Dubai nyine iyo ushatse kureba uburyo iteye, uburyo yateye imbere, byazamuwe n'imitungo itimukanwa. Umuntu akaza agashora amafaranga, bigitangira nyine akaba ari make, bikagenda bizamuka. No mu Rwanda nyine naho ngaho duhagaze, turi hahantu nyine amahirwe akiri menshi cyane. Ushobora no kuvuga amafaranga nyine umuntu ashobora gushora uyu munsi, umuntu akaba yakwikanga avuga se amafaranga nyine ubu hari ikintu cyazavamo. Ariko u Rwanda turacyari muri bya bihugu biri mu nzira y'ubukungu. Ni ukuvuga ngo igihe kizagera bibe bimeze nk'ibitagishoboka nyine ku muntu kuba yabasha kugera gute gushora. Ubu rero biracyashoboka, haracyari uburyo umuntu yashora mu buryo bworoshye kandi amahirwe yo kunguka akaba ari menshi cyane. N'ikindi kintu kimeze nk'ibanga gishobora kuba kirimo abantu batazi, nuko hari abantu baba bafite imitungo ariko batumva neza agaciro k'uwo mutungo, ku buryo ushobora kugura umutungo uyu munsi, ejo ugahita usubiza ku isoko kubera wawuguze ku giciro kiri hasi, ugahita ugurisha ku giciro kiri hejuru. Rero iyo ukoranye n'umuntu ubimenyereye, akugira inama kubera babizi, abazi ibintu biri ku isoko. Nk'umuntu nyine ucuruza, wenda tuvuge
nk'ibintu abantu batamenyereye cyane, tuvuge nk'ibya crypto, iyo ugiye kumwegera kugira mu biganire, hari ikintu abazi nyine kiri ku isoko, hari ahantu abazi yakuyobora, yakwereka, ariko biranoroshye, ni muri profession zose. Iyo ugiye kwegera nyine nk'umuganga, iyo ushaka inama mu by'ubuvuzi, ufite ikibazo mu mubiri, ukeneye ubujyanama, ntabwo wegera umuntu wese, cyangwa ntabwo bijyamo buhumye ngo upfe kubikora uko wiboneye. Ni byiza kwegera abantu bagize gute babikoramo, kugira ngo abashe kukuyobora. Nyine hari ahantu nyine abazi ibintu byose umuntu akoramo, abazi nyine ahantu ruzingiye. Umuntu agomba kugendera kuki kugira ngo ashore muri bino bintu? Kugira ngo nkubwire impamvu mbaje icyo kibazo, 2017 numva aribwo natangiye gushora mu bintu by'ibibanza. Yego. Ubu simerutse gushoramo kuko nari ndimo kubaka, ariko ubu ndabirangije, ubu ndi hafi kugaruka gushora. Ni ukuvuga ngo nari mfite amafaranga atari menshi cyane, ndumva nari mfite miliyoni 3.5. Miliyoni 3.5 bari barimo kuma opportunity, ntago nari ndi mu gihugu, ubwo urumva ntago nari menyereye ngo nihe harimo kuzamuka kurusha ahandi. So nari mfite option ya mbere yo kugura mu Busanza, miliyoni 3.5 barigurishaga icyo kibanza. Icyo gihe kabisa ibanza byari biri kiri kuri 3.5. Mfite option yo kugura Bumbogo. Bumbogo urabona ukuntu ari heza cyane, ariko aho hantu hombi hari hakiri mu by'ukuri n'abantu barahatura. Wabona miliyoni 3.5 ukumva ni menshi compared ko aho hantu hatari abantu. Banyereka option yo kugura mu Bugesera, ahantu hitwa Kanzenze, ku muhanda hafi rwose y'akantu k'agasitasiyo gahari uzamutseho gatoya. Ariko ayo mafaranga bashobora kumamo ikibanza kingana, gifite ubuso bwa 720. Ngiye nkoresheje ubwenge karemano, numva ko nafata Bugesera. Kunyumva aho ndimo kuganisha. Nyuma y'igihe Bugesera namva naragurishije hashize nk'imyaka 7, icyo kibanza nyigurisha miliyoni 15. Ariko Busanza na Bumbogo hombi nta kibanza cya 15 washobora kubona. Urumva nuza ihari. Mu by'ukuri nyari kubera ko nakoresheje ubwenge bwanjye bisanzwe, numvishe Bugesera yo izazamuka kurusha Busanza na Bumbogo, kuko icyo gihe yaratangiye guturwa. Ese umuntu mu by'ukuri yakaba yagendera kuki kugira ngo amenye ahashora, cyane cyane yadafite amafaranga menshi? Ubwirwa n'iki ko aha hantu hazazamuka ku buryo investment nuza return on investment yaba yagaruka ku mafaranga yawe? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza uduhayemo n'ubuhamya rwose bwiza cyane, ku buryo umuntu ashobora kumva igitekerezo cyo muri ibi bintu by'ubutaka. Mbere na mbere birumvikana ko iyo ushoye mu gihe ugenda wunguka, amafaranga agenda azamuka, nta gihe ubutaka bwigeze bumanuka. Ni nka gold. So ikintu cya mbere cyo kwitaho ni ikintu bita accessibility, uburyo aho hantu hagendetse. Tuvuge niba ufashe nk'urugero nko mu Busanza, ni hafi cyane y'ibintu byinshi, hegereye ibitaro bya Kanombe, hegereye ikibuga cy'indege, hegereye by'ubwabyo amasoko atandukanye, amasupermarket, ibitaro, mbese ibintu byinshi bishoboka. Accessibility ya kuva mu Busanza ugera nk'Iremera, ukuntu hangana, kuva mu Busanza ugera mu mujyi ni ahantu hafi cyane. Iyo distance nyine ukuntu hangana. Abanyamerika nibo bakunda gukoresha ijambo ngo iyo ugiye gushora mu by'ubutaka ureba ibintu bitatu. Ni location, location, location. Nice kuri utubwire. That's a good one. Ureba ahantu ikintu kiri, ikintu giherereye. Mbese kuva ku bintu bikenerwa nyine bya buri munsi kugera aha hantu hareshya gute, hari ibiki. Ushobora no kuvuga ngo hari nk'ibikorwa remezo bihateganyijwe,
nacyo ni ikindi kintu nacyo ni cyiza kukireba kuvuga ngo kuri iyi master plan hariho iki ibyo nabyo ni ibintu byiza byo kwitaho hagenewe ibiki ushobora kuvuga uti wenda muri iyi myaka ntago hari hatera imbere ariko kubera ubushobozi mfite reka amashore ariko nanone warebye kuki kuri master plan kuko nko mu Bugesera hateganijwe ko hazaba hari ikibuga cy'indege Kamonyi nta kintu kinini turimo kubona nona ntawe ndimo kuhatesha agaciro ariko naho ni ahantu hafi nabwo ubwo navuze location ubwo ari hafi naho hafite agaciro ariko nubona ahantu hameze nkaho mu Bugesera niho wakwihutira kugura of course none kuki nukuri ko ikibuga kitari cyakabonetse niyo mpamvu urumva niba hakiriye imyaka 7 hamwe hakaba havuye kuri 3 hakagenda ubu ngubu nuye mu Busanza byaje kurangira ngurishije ahandi ngura mu Busanza ariko mu Busanza ahantu ntuye ubu ngubu ikibanza cya nyine ubuso bwa 300 barimo kukigurisha hafi miliyoni 45 ariko mu Busanza mu Bugesera aho ngaho Kanzenze haracyaboneka ibibanza bya hagati ya 15 na 20 nukubera ko icyo kibuga kitarahagera cyangwa biraterwa n'iki ko Bugesera irimo kunguka gahoro kurusha ahandi hantu mu ngengero za Kigali. Impamvu rero wavuga ko harimo kunguka gahoro nukubera ibikorwa aho bigeze ubu ngubu tuvuge nubundi mu Busanza uba wegere ibintu byinshi kuruta hehe mu Bugesera ibigezweho ubu ngubu ariko nibyigira imbere mu myaka hari igihe ibi bikorwa tureba byegereye Busanza bizaba biri munsi y'ibyegereye hehe aho uzaba uri mu Bugesera ariko nanone ku rundi ruhande uvuze ngo ufashe nk'ubutaka bwa miliyoni 40 mu Busanza cyangwa 45 nk'uko wari utubwiye undi agafata izo 40 akazishora mu Bugesera hari igihe kizagera nyine mugatangira kugira gute gusigana kumera nk'abakompitinga ariko nanone ku rundi ruhande ahantu dukwiye nanone gushinga agati cyane ni za opportunities umuntu wo mu Busanza afite hari igihe yagusiga witwa ngo aguza ahantu hanini ariko nanone ngo mu Bugesera mu Busanza hari umugabo duturanye yafashe ahantu hanini cyane bivugwa ko ntago muzi ariko bivugwa ko arimo kuzamura units 100 aho hantu mu by'ukuri nagari hanini cyane jura kuba kingana n'ikibanza nari mfite aho ngaho mu Bugesera kubera ko ari ahantu hagendwa arimo kuhazamura amapartment akazamura 4 icyarimwe mu kanuza kamwe umva niba afite amazu buri kamwe gafite 4 ahantu hazagenderwa ama units 100 nagari hanini cyane ubwo bitumye nibaza ese ahantu ushora biterwa n'igihe uzakenera amafaranga urimo kwibaza icyo kibazo uri kumva ikibazo kuko ubu ngubu nangiye gutangira gushora neganya imyaka 10-20 kuko niba maze kubona inzu yo mbere nashoraga nshaka ahantu nzubaka abantu babiri bashobora gushora mu butaka location igahinduka bitewe n'icyo bazayakoresha amafaranga of course ibyo rwose ni urucabana uvuga ngo bitewe n'ikintu ushaka gukora bitewe n'ikintu uteganya bitewe n'icyo ugambiriye bikudirectinga ahantu ugomba kugera gute gushora ariko nanone ku rundi ruhande niba ukoresheje ku rundi ruhande cyane nta kibazo urwo ruhande rugiye ruhari cyane ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande urimo gushora wenda turimo guhera nko ku bantu bato barimo gushora amafaranga make mufite amafaranga angana kandi mwese mugize gute murashaka gushora hari umuntu ugura ubutaka ashaka kubaka inzu yego ariko abakwiye gushora atekereza ko iyo nzu ashobora kutayibamo hakabamo undi muntu yego niyo mpamvu ugomba kugenda ufite ibyo bitekerezo byombi niba ufite miliyoni 3 zawe cyangwa 5 nubwo ari nyeya wakabaye utekereza se aha hantu ngewe biramutse bidatumye matura hazazamuka ku buryo nakoresha ikindi kintu undi muntu niki cyamukurura nyine kugira ngo abe yaza kuba yagira gute yakodesha inzu yanjye kuba yagira gute yaza kugura ubutaka bwanjye niki cyamukurura kuri wa wundi rero ushaka gushora mu nzagihe
ndavuga kuri umuntu ushaka gusevinga nako kuinvestinga ariko by'igihe kizaza hari abantu bashaka kuba batureba ahangaha barimo kuturebera muri diaspora akavuga ngo ngiye mu myaka 15 ndashaka kuzataha mu Rwanda ariko nubwo mba muri Amerika nubwo mba muri Denmark nubwo mba handi hano ndimo gushaka kugira ngo nshoye mu Rwanda ku buryo ibyo bintu nzaba nashoyemo ari ubutaka ari inzu bizatangira kunzanira amafaranga afatika mu gihe nzaba namaze kujya muri za bukuru yego ubu ngubwo uwo ngo wamugiriye inama wa kabiri uwo kabiri we rero byaterwa n'ikintu ashaka gukora nanone again okay tuvuge mu bintu by'ubutaka nyine ubutaka bufite ikintu bugiye bugenewe tuvuge ari ubutaka bugenewe imiturire nibwo cyane cyane dutindaho hari ububa bugenewe ubucuruzi hari ububa bugenewe ubuhinzi n'ubworozi yego hari n'ububa bugenewe inganda yego ni ukuvuga ngo umuntu niba akeneye gushora mu butaka nyine azakoresha wenda mu zabukuru akenshi abasaza baba bakeneye ubutaka buri ahantu heza azakoresha muri ibyo bigize gute by'ubuhinzi n'ubworozi niho abantu benshi bakunda gusazira hari n'abo bakeneye ahantu heza nyine azaruhukira heza nyine ku muntu mukuru ibyo nabyo bizagira gute bizakuyobora niba uri ahantu nyine ukeneye kuzagira gute kuzashora ukeneye ahantu ho gusazira bitandukanye n'uzagira gute n'uzashaka gushora akeneye inyungu cyane cyane inyungu zihuse ukeneye inyungu rero zitinda ameze nk'ungu ukeneye ahantu ho kuzaruhukira ukeneye inyungu ukeneye ahantu ho kuzaruhukira tuvuge urashaka uguze nk'ubutaka ufite nka miliyoni tuvuge 50 urashaka ahantu ho kuzagira gute ho kuzunguka mu gihe kinini myaka 15 20 yego ahantu hose mu Rwanda wagura nta kibazo waba uri muri deal really yeah kuko u Rwanda hari uburyo barimo kubaka nka systeme yo kuzamura indi migi ubu uyu munsi turimo kureba Kigali Bugesera Rwamagana Kamonyi ahantu nyine hafi aho ngaho na Kayonza ihari ukuntu ifite imbaraga cyane iyo witegereje ariko iyo ushatse nk'ahantu hanini iyo ushatse nyine kunguka nyine mu buryo butari bwihuta wareba nyine ahantu hose mu gihugu wabona amafaranga ahantu wabona umutungo munini nyine munini ushoboka tuvuge ushobora kugura nka hectare 5 kaguke mu ijambo hari umupasiteri ujya akunda kwigisha ku bintu by'ibiriyo cyangwa iki yarimo kuvuga ngo yarimo kuvuga ngo ibintu bitatu umuntu agomba gukenera mu buzima avugamo inshuti ariko aravuga ngo ukeneye ikintu cyitwa UPI kuba ufite UPI ngo ishake ibe hehe na hehe umuntu udafite UPI bizamugora dino bise numva ko niyo concept yarimo kuvuga ahantu hose washora muri iki gihugu nta kibazo ngiye numva mfite dream inzozi zo kuzaruhukira kuzajya muri za bukuru ahantu hitwa Nyabihu sinzi impamvu ikirere cyaho nyikunda tere yaho ndayikunda namwe mfite umuvandimwe umwe kora ko musaza wanjye yashatse umuntu w'umugogwe ariko mu byukuri na hantu ninyurira gusa nkabona ndahakunze ubwo wangira inama iki ni ikibazo kiri selfish ndagari ndimo kubariza abantu bose ariko hashobora ko hari n'undi muntu urimo kubyumva afite ahandi kandi gake yakundamo yego nta kibazo gushora gutyo well meze nk'uwagisubije mbere ukeneye ahantu ho kuzaruhukira yego ntago uba ukeneye ibintu byinshi cyane gusa nanone ukeneye kumenya ko uzaba ukeneye kugira ibintu accessing ukeneye kuzashopinga ukeneye icyo gihe nibaza ko Nyabihu ntago yegereye Musanze yegereye Rubavu so ndimo hagati no hagati nacyo yeah ukuntu umeze ntago icyo umeze nkaho utarimo kunyikaraginga kuzabikora ibyo bintu where meze nk'uwabanje kugisasira biragaragara ko aho hantu nyine nawe azaba harateye imbere mu gihe uzagera mu zabukuru niba n'imyaka yawe ndimo kuyibona neza
imyaka yanjye ntabwo wayimenya. Ariko ndacyabura nk'indi myaka 30 nibura. Biragaragara nyine ko igihe uzajya kubigiramo uretse n'igihe uzagera mu zabukuru, icyo gihe uramutse ubuguze vuba, ubutaka bufite amahirwe menshi yo ku appreciating. Ushobora no kuvuga ngo ugiye kugurayo hectare 5 ubu ngubu cyangwa 10, igihe cyagera ukagurishamo imwe, ikaba yakuba ya mafaranga wagize gute, waguze ahantu hose kandi n'ahantu hawe ukagira gute, ukahasigarana. Abantu batuye Nyabihu kabisa muze kumbwira ibibanza uko bigura. Dukomeze ikiganiro. Bambaze ugire ubanze unceho ngufashe neza. Umfashe neza kugira ngo twumve niba ari deal ifatika. Abantu banyabihu batakuyobye. Batanyobye. Nibyo twahereho nyine tuvuga ko ari byiza nyine guca ku bantu bakora mu bintu, bakaguha ubujyanama, bakaguha ishusho nini. Ashobora no kukwereka nko mu masisiteme, hari uburyo ureba UPI ibintu bigiye biriho. Hari nk'ikosa abantu benshi bagenda bakora, akagura nk'ubutaka atabanje kureba ubwo butaka bugenewe iki, ubwo butaka ahantu buri hateganyijwe ibiki. Nk'ibyo twavugaga nyine, u Rwanda rurimo kwihuta mu iterambere. Uguzemo ubutaka vuba niwe uzarushaho kunguka. Ushobora kureba hari n'ahantu haba hanyujijwe n'imihanda, ukareba kuri master plan ugasanga uyu munsi harimo ubuhinzi, ugasanga mbese kuri master plan hari ibintu biba biriho bigize gute, bizakorwa aho hantu, ariko umuntu akagira gute, akakugurisha ngo kuri make ngo byihuta, ukumva ni deal, ariko akagira gute, akagupfunyikira muri ubwo buryo, ukazasanga hanyuzeho imihanda, ukazasanga hagenewe ubuhinzi. Hari nk'umuntu ejo bundi wampamagaye ambwira ati ko bansenya ahantu inzu, naguze ubutaka nyine gutya, hari mu buhinzi ndahubaka, none inzu yanjye bayishenye. Ambwira ati nyine uramfasha iki? Ndavuga nti rero ikintu nagufasha ubu ngubu ni ukuguhuza n'abantu bagira gute, bagufasha kureba ahandi hantu ushobora kubaka. Ni ukuguhuza n'abandi bantu bashobora kugushushanyiriza, bakakwakira ibyangombwa byo kubaka, ukubaka ibijyanye n'aho hantu, kugira ngo utazahura n'izo ngaruka zose. Hanyuma ndabizi ko bigoranye ikibazo ngiye kukubaza kugira ngo ugisubize neza, ariko ndashaka kugira ngo umbwire ahantu 5 umuntu ushaka inyungu ya vuba yashora hano mu Rwanda, n'ahandi hantu 5 umuntu ushaka inyungu y'igihe kizaza, atari ukuruhuka, igihe inyungu igihe kizaza, indi myaka 5. Umbwire 5. Ndabizi ko bigoranye, ariko ndabizi ko bihoramo. Niye urimo kubona hazamuka? Okay, ufite nk'amafaranga angana iki? Kuko of course kugira ngo ushore ahantu hariho hose ugomba gutangira ufite igitekerezo cy'amafaranga uzakoresha. Ufite nk'amafaranga angana iki kugira ngo wenda tuvuge ngo hagati ya miliyoni 10 na 30? Tuvuge aho ngaho. Birumvikana ko bigenda bizamuka niko bigenda ubona amahirwe, ariko ndashaka kugira ngo uvuge ahoroheje, yenda hari munsi y'izo ngizo miliyoni 3, ahakurikiraho nahagira ariko uhavange 5. Okay, 5. Okay, ahantu hambere ubu ngubu ufite amafaranga, ari muri ayo mafaranga ni mu Bugesera. Bugesera, mu Bugesera. Yego. Aha kabiri ni Kayonza. Yeah. Okay. Aha gatatu Rwamagana. Kayonza ihenze kurusha Rwamagana? Yes. Yeah. Nibyo? Yeah. Okay. Kubera iki ihenze kurusha Rwamagana? Aha ni location. Kubera ko Rwamagana ari location. Ni ukuvuga ngo nese Rwamagana si ibanza kurusha mbere yo kugera Kayonza. Ibanziriza Kigali, ariko Kayonza buriya ya accessing ibihugu 3. Cyo nacyo nyine ni ingenzi cyane. Ntabwo turebera kuri Kigali. Yeah. Make sense. Ndabyumvishije. Urabona ahantu Kayonza iroketinze yegeranye na Tanzania, umuhanda ujya Tanzania n'umuhanda ujya Uganda nyine uciye ukeka Gitumba. Okay. Ndabyo na Kigali. I'm so stupid. Ntabwo nabyumvishije. Rero Rwamagana yo nyine kugira ngo uyigeremo bisaba kugira gute,
guca muri Kayonza n'ubundi uturutse muri ibyo bihugu. Yego. Yeah. Okay. So Bugesera, Kayonza, Rwamagana. Yeah. Kamonyi nubwo abantu Kamonyi. batarimo kugira. Nubwo abantu batarimo kuyikunda cyane muri iyi minsi sinzi impamvu. Ariko n'ubutaka buke. Butaka hari ukuntu burimo kubamo buke ahantu hino. Bikajya bihenduka. Abantu ntibayigireho focus cyane. Okay. Yeah. Iya gatanu. Aha gatanu rero buriya. Ndumva hari ukuntu hari kuba hajemo mberemo gake. Ni Rulindo. Rulindo? Yeah. Rulindo ni aho zari ibyumba? Yeah, hano ni hejuru ya Kigali ni hano. Iyo ukizamuka hano harimo zamutse ku giti cy'inyoni nyine ukazamukamo. Ego. Ibibanza biho biri bigeze nko kurangahe? Byo birahendutse rwose. Nibyo? No muri ayo mafaranga 5,000,000, 4,000,000 gutyo basha kukibona kandi umanukaho kidogo. Ego. Tikiri Kigali. Ubwo tutangiye ku muntu ushaka inyungu ya vuba. Ushaka inyungu ya vuba aho hantu nyine ni hafi. Harubatse already. Ego. Yakoresha mu byo kuhatura akasha no kuhakoresha kugira ngo atangire kubaka profile ye ya real estate. Yeah. Okay. Tugiye rero hahandi umuntu urimo kutureba ashaka kuzataha imyaka 15 20 imyaka irenze iyo ngiyo ufite amafaranga afatika. Yego. Kuva kuri miliyoni 30 no kuzamura. Nihe yashora? Kuva kuri miliyoni 30 kuzamura. Hari ibice biri ku ruhande bya Kigali ushobora kubonamo ubutaka bwiza muri ayo mafaranga. Cyane cyane nko muri Gasabo hari ahantu haba hameze nk'ari ku ruhande ariko ubona ko ari heza ushobora kuba washora ayo mafaranga. Nk'ikihe gice? Nk'ikihe gice? Mu nce za Nyacyonga. Hari ahantu nyine hari ukuntu abantu batahitaho kandi haratuje nta bintu by'akavuyo byinshi. Umuntu ashatse kubakamo apartment byakunda? Cyane rwose. Ubu imigeze nko muri angahe? Muri miliyoni 25. Nibyo? Yeah. Wabona rwose ahantu ngaho. Yeah. Nyacyonga? Ubwo mvuze Gasabo muri rusange. Gasabo muri rusange. Niko rumbaje specification. Ego. No mu nce za Masaka hari ahantu nyine ubusanga ari ushobora kubona ahantu hanini ahantu ngaho nyine umbajije ushaka long term profit ni hahantu nyine ushobora kubona ahantu hagari. Ego. Kandi hagize gute hatari ibintu byinshi hatari nk'umuvundo lemise. Ego. Yeah. No mu nce za Masaka. Ego. Noneho sasa tugahita twegera ku ruhande ahantu nanone dusubira Rwamagana. Rwamagana harakomeza hazamo ariko nzi abantu benshi barimo kuhagura kubera ko ngira ngo hemejwe mu nganda no mu buhinzi. Rero ibyo ni ibintu bishobora kunguka mu myaka iza cyane. Mu myaka myinshi umuntu ashobora gushoramo adashaka inyungu zihutse. Ubwo mvuze Rwamagana ntabwo mvuze nk'ahandi navugaga noneho. Twimukiye none ahantu hitwa ku mazi. Aracyagurwa wa mwana? Aracyagurwa. Yeah. Miliyoni nka zingahe kugura ku mazi? Ku mazi biterwa naho ushaka uko hangana ariko iyo ushaka hanini uhabona ku mafaranga make. Okay. How does that make sense? Ni gute kugura hanini ariho haboneka ku make? N'ubusanzwe iyo ushaka kurangura ugura ibintu byinshi birakorohera kugira gute kugabanyisha. Yego. No muri real estate nyine muri ibi bintu nabyo niko bigenda ntaho bitandukanye. So umuntu uguze hectare nk'eshanu ashobora kugurira kuri makeya kuri hectare imwe kurusha wa wundi urimo kugurisha hectare imwe. Of course. Okay. Yeah. Kuko tuvuge nk'umuntu afite nka miliyoni 25 ashobora kubonamo hectare imwe. Ariko undi akaza afite miliyoni 200. Miliyoni 200. Akaba yanamo hectare nyinshi cyane. Nyine ku buryo utanabigereranya nyine naho ndo 25 ku buryo kuri hectare imwe ashobora kuba yeguriye nko kuri miliyoni 10. Kuko wa muntu ugurisha arimo kugenda yunguka menshi kuri hectare imwe akagenda yunguka make akaza kungukira rimwe menshi cyane. Niho n'abantu nyine bashaka gushora neza muri real estate bafata amafaranga akagura ahantu hanini noneho agahita hacamo ibice. Ibyo abantu benshi barimo gukora muri iyi minsi byo kugira gute byo gukata amasite. Ari naho hantu haba hatekanye cyane mu buryo bwo kugira gute bwo kugura niyo cyaba ari ikibanza kimwe. Ukaba wagura
ikibanza kimwe muri site nibyo bitekanye cyane nyine kuruta kugura hahantu nyine haba hari ukwaho. Kuko leta hari uburyo yorohereza abantu kubona ibyangombwa, kubona ibikorwa remezo, kuzana amazi n'umuriro nyine muri site, byo biba ari ibintu byoroshye cyane. Nubwo inyinshi nyinshi ziba zifite iyo accessibility kuri ibyo bintu. So waruvuze Rwamagana, icya kane, aha kane. Turacyavuga aha ni ha long term. Ha long term. Yeah, of course now hari ahantu ugeze gukomoza ruguru mu nce zo mu majyaruguru. Za hegereye nko mu Bigogwe. Hariya Ibigogo byanjye tubigezeho. Bravo. Mu nce zegereye za Rubavu. Hano hari klima nziza pe. Hari klima nziza, ikindi hafite hari uburyo nyine hafite ubwiza bwinshi. It's so beautiful. Hari uburyo hafite ubwiza bwinshi, ikindi hariyo n'ubutaka, hari uburyo ibyo bintu hatari too much populated. Kandi naho hegereye Rubavu ayo yegereye na Kongo. Okay. Ese umuntu ashobora kuba avuga njye ntago ndi mu Rwanda, ikibazo kijya gikomerera cyane abari mu Rwanda byo biroroshe kugira ngo twavuze tuvuga amakosa umuntu ashobora kuboneramo mu kiganiro gishize aho twaziri kumana Emmanuel, ariko ndashaka kugira ngo umuntu uri hanze y'igihugu bisho ravuga ibi bintu byose tubyumva mu nkuru, tubyumva ko aha harimo kugerwaho, ahangana ntago harimo kugerwaho, ariko nshaka kugira ngo noneho uziremo wowe niki ufasha uyu muntu urimo kureba iki kiganiro akaba adafite umwanya wo kuvuga ngo buri kiruhuko nzajya nza kugenda ngo ndebe icyo kibanza nyigure, yakwizera ku buryo yakohereza amafaranga ukamukorera icyambere analysis y'aho hantu, ukamufasha gushora icyo kibanza n'igihe yazakenera kukideveloping icyo kibanza ukaba wamufasha. Alright. Niho navugiye ibintu bya property management dukora. Umuntu n'ubundi biri more of trust. Abantu baba twizeye nyine cyane ku buryo umuntu afata projet ya miliyoni 400 akayigushyira mu maboko, noneho ukajya umuha umusaruro wayo, ukajya umuha ibyavuye nyine mu byo yakoze, ukamufasha gushyiramo abantu. Urumva abenshi nyine mu bantu bashora muri real estate cyane nk'abo bari hanze baba bashora amafaranga wenda tuvuge muri miliyoni 50, 100, 200. Tuba dufite projet nyinshi nyine turimo gukorana nazo ku bintu nk'ibyo. Umuntu rwose company iri registered, company yuzuza nyine ibisabwa na leta, nyine na leta ubwayo iba yaratwizeye kugira leta nyine guhe license yo gukora ibi bintu, nuko haba harimo ikintu cyitwa icyizere. Ikindi hari na projet zindi tuba dufite abantu baratwizeye, umuntu rwose yabikora, yagira gute, yaguha amafaranga wenda tuvuge akenshi ntago bitunyuraho directly mu buryo nyine bw'amafaranga, tuvuge ngo arohereza amafaranga kuri konti yanjye, oya, ahubwo nuko umuyobora mu buryo ari bubashe kwishyura nyiri property, noneho ubundi ikabiye akaguha fees. Fees. Service fee y'ibyo wamukoreye. Hanyuma kugira ngo abone noneho iyo property, cyangwa kugira ngo abashe kubona ukuntu aho hantu hateye, dukora icyo bita virtual tour. Ku buryo we atahari abasha kubona ukuntu neighborhood imeze, ukuntu location imeze, accessibility imeze. Dukora icyo bita virtual tour ku buryo umuntu dupanga nkamwereka nyine ahantu ukuntu hateye, atararikura n'igiceri na kimwe. Natwe nyine nibwo buryo wenda tugera gute, nibwo mu buryo bumwe dushoramo nyine muri business yacu, ni muri ubwo buryo bwa virtual tour kugira ngo umuntu abanze abone ikintu abasha gushoramo amafaranga ye. Mbere yo kurekura igiceri banza ubone iki kirekurira. Aho ngaho hari umusore nigeze gukora iki kiganisho sinibuka nuva yaritwaga Boris, yanwaye kuri projet imwe arimo gufasha, sinzi niba nawe yari baramwise, nuva yarise property consultant project, something like that. Ariko no kuvuga ngo byegeranye cyane undi muntu uwo muntu yarimo kubaka
we akaba ari we ufasha kugira ngo ajere ba bantu bose bakora no kuvuga ngo mu architect umu engineer umu plumber bose ari we umeze nkaho arimo kuba mujerera nubwo adahari ese ibyo bintu urabikora wize iki mu ndembe property management nize civil engineering ako kantu nibagiye kuba okay so it makes sense ubu ufite access kuri abo bantu babikora ukaba ufite na access y'ubumenyi bwo gucuruza n'ibindi okay watwibwira rero uburyo umuntu yakugeraho ku muntu ushaka kugira ngo yubake adahari, ku muntu ushaka kugura ikibanza adahari, ku muntu ushaka kugura inzu yubatse deja yenda ashaka bakaba yayihindura, abizi ko umuntu ashaka kuyihinduramo Airbnb cyangwa ikindi kintu. Ibi bintu niba ubikora bitubwire kugira ngo dusoze ikiganiro mukanye. Murakoze cyane. Mbere na mbere dufasha abantu mu kubasha kubona ikintu cyo kugura. Tuvuge nk'abahera ku kugura nk'ikibanza nyine kiri fresh kitari ikintu na kimwe. Cyangwa ahantu ushobora kubona hari inzu wenda ishaje ariko uba urimo kureba ukahabona nk'ikibanza. Ego. Ntuhafate nk'inzu ahubwo ukabona imari hari ari ikibanza. Ku buryo uzasenya ugatangira bushasha. Yego. Cyane cyane ibyo muri Kigali nibyo biri ahantu cyane mu nce za bwiza. Mu nce za Kibagabaga abantu barabikura cyane. Kibagabaga, Remera, birahari byinshi cyane rwose. So tukagufasha kubona ahantu heza nyine ikindi ku mafaranga make. Ego. Nshatse kuvuga iki? Hari ahantu nyine nibyo nakubwiraga, iyo umuntu akora mu bintu hari ahantu abazi hameze nk'ahari ipfundo abandi batazi, ukabuzi ko ahantu hari ikintu kidahenze, hano umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ahantu undi ntago hakaba hari kuri aya mafaranga. Hari nk'ahantu nzi kwirebero rwose hari ku mafaranga yawe ntatinyuka kuvugira hano. Reka baza kumbwira mbere yo kubwira abandi bantu kugira ngo ndebe. Yego. So ukabasha kubona icyo kintu, wabasha kukibona. Hari igihe noneho ubona inzu, tuvuge nko ku bantu bashora mu mazu, ukabona inzu imeze neza ariko ifite utubazo. Iyo nzu ukagira gute ukayongerera agaciro. Umuntu yaba hari yaba adahari dushobora kumufasha gukora ibyo bintu, gufata inzu ifite agaciro gake tukakongera, noneho we akaba yagira gute yamenye icyo abasha kugira gute. Aho ngaho narahakomerera tutarahava. Urabona ngenshi kuba kugura inzu ariko nafite creativity yo kureba ikintu yavamo. Ese mbere yuko umuntu agura mushobora no kumwereka possibilities z'ibintu bishobora kuvamo kugira ngo decision ari bufate ibe irimo n'ibyo bintu y'icyo kintu gishobora kuvamo. Yego. Nibyo murabikora. Nicyo property consultants ikora. Muri property consultants dufasha umuntu kubona ibintu nka bine. Okay. Icya mbere ni ibyo bintu bya accessibility, ni profits nyine zizazira mu gutunga cya kintu. Tuvuge ahantu giherereye, ibintu kibasha ku accessinga. Tuba turi abantu nyine babasha kumenya amakariti, tukamenya ngo haba hari ibi bintu, hari n'ibintu abantu baba batazi. Hari nk'abazungu wenda tuvuge baba bakunda ahantu hegereye nk'aba library. Utuntu nk'utwo nyine ukagenda umenya utuntu turi ki, ahantu ho guhahira, ahantu kugera ku mihanda tukamenya ngo hareshya gute. Rero ibyo nabyo tukagira gute tukafasha umuntu kugira gute kubibona. Ikindi tukamufasha kubona ikintu cyava muri aho hantu. Tuvuge niba ahantu hafite ubuso wenda nk'igihumbi na 500, tukabasha kumenya ngo habasha kuvamo neza ubutaka bwe. Yes. Tuvuge na ahantu hegereye ahantu wenda habera amanama. Ego. Ahantu uhashyize apartment ukakorera BNB business, niho byakunguka. Ibyo gukodesha nyine by'igihe gito nk'umunsi umwe cyangwa 2. Nibyo byakunguka kushenda cyane kuko inzu y'umuntu yabamo igihe kinini. Ikindi tukamufasha nyine kureba uburyo ya mafaranga ashoye azagenda agaruka. Byo bigeze gukomozaho bya return on investment. Ego. Aya mafaranga azagaruka mu gihe kingana iki? Mu mwaka umwe ushobora kwinjiza amafaranga angana iki? Ibyo ngibyo nanone bikaba affected cyane na cya kintu cyitwa location, ahantu uherereye. Uvuga ngo ushobora gushora amafaranga menshi ukunguka make.
ushobora gushora amafaranga make ukunguka menshi umuntu wese ukora business nicyo gitekerezo abashaka kugira ngo ni gute nako ushora make nkunguka menshi nawe ujye ubikomozaho cyane mu biganiro dukora gukurikirana cyane so ibyo tubasha gufasha abantu nyine kugira gute kubibona uretse no kubaha ubwo bujyanama tubasha no kubafasha kubikora nubwo nivuga mbere ntakomoje cyane kuri kariyeri mfite mu bwubatsi ariko nayimbizi ko wenda turi bubigereho along the way kugira ngo abantu bumve nyine ko ufite credibility abantu nyine babasha kubona ko umuntu nyine ubasha gukoresha bwa bwenge bwo muri civil engineering bwo mu bwubatsi akabasha kubona ahantu nahakoresha iki muri buriya abantu biga ubwubatsi biga na design biga design bakiga project management yose yo mu bwubatsi hari umuntu abayifite hari inshuti yanjye iyo kapo nagara abanyarwanda babonye ikibanza ahangaha hano hirya Kibagabaga bakigura $80,000,000 barangije yari inzu isanzwe ariko iri ku buso bwa ngira ngo 1,500 cyangwa 1,300 gutyo inzu isanzwe ni ubwiyange inzu isanzwe umva za $80,000,000 Kibagabaga ahantu hari accessible umva kari nyeya cyane kurenza ibyo wakeka baragenda iyo nzu bayikoraho ibintu imbere mu nzu ariko na hanze bashiramo ibiti bagiramo hehe nago harashira imyaka 2 numva igihe merukire kumuvugisha ubu yarayigurishije sinzi ayo yayigurishije ariko igihe namuvugisha yavuze ngo yazanye aba evaluators bamubwira ko ubu igeze kuri $350,000 nyuma y'imyaka 2 gusa nanubwo yari imyaka 2 yari yagashize ubu yenda nibwo ishize cyo gihe nabimubaje ngo yashize n'umwaka umwe ariko uzi impamvu yazamutse gutyo uwo mugabo ni civil engineer so we yashizemo ubwenge ubwo nyine uburyo butandukanye agakoresha ibintu bidahenze ariko wabireba ukavuga ngo wow akakoresha nk'inzugi z'icyuma kuntu agashiramo glass wabiri ukabona ni ibintu biri class akamenya ngo aha hanze ngiye kwashira udutara ukabona twongeye value kunzu uburyo wa muntu uje kuyigura ayibona ko yagize agaciro kakomeye cyane so urumva kubera ko ubu ufite ubumenyi bw'umu engineer nkanjye utabizi ushobora kumfasha aho hantu cyane cyane numva aho ngaho ubwo ndi bukurebe nanjye nyuma y'ikiganiro nimara kugafata nzaza karibu rwose yego actually ni bundi niyo business nibyo ngibyo no gufasha abantu kubona imari nziza ishoboka ihari ku isoko ku mafaranga atari menshi tukagufasha kuyongerera agaciro nabwo ku mafaranga atari menshi nk'icyo bavugaga nyine dufitanye imikoranire n'abantu bafite ibikoresho byiza kandi badahenda kubera bo nyine dufitanye imikoranire itari igihe gito bagira gute hari uburyo nyine banatworohereza bya bindi twakomojeho by'umuntu kugura akantu kamwe bamuhenda ariko waba ari wa muntu nyine uzi ko mufitanye gukorana igihe kinini akaba yakorohereza nyine mu buryo bugiye butandukanye ubwo si ibiciro byawe ntabwo biri hejuru cyane oya ibiciro byawe ntabwo biri hejuru ndabizi ko utabivugira kuri kamera ubwo bazaze bagushakishe ariko niba koko ufasha umuntu ibyo bintu byose uvuze numva iyo service fee umuntu yayiguha pe kuko niba ushaka kumbonera ahantu nakabaye ngura $300,000 nkahagurira $100,000 iyo naguhamo 20 ntacyo bibazo byawe ariko retse nkakubwira ahantu kwirebero agaciro hafite bwira nta kibazo yenda ndabizi ko hari abantu barimo kureba bayafite ubugu bagiye kuhananga ariko ntacyo vuga okay $30,000 hehe $30,000 abantu bari muri studio ahubwo tugiye gufatanya tujye kwagura nahagana he kwirebero bagiye nkubwire bahite bajyayo abagushaka kuhamenya bagomba kuza bakakubwira kugira ngo ubaharangire ariko nise ko atari bya bindi ngo kwirebero ukahita umutwara ahandi hantu ngo urabona ngo hegeranye mwari uburyo hegeranye na rebero ngo nabwo nta kibazo ahagana ngo hatitwa rebero ariko ni ngaho bigendera hamwe nise ko atari byo kudukora oya ntago ari byo umuntu wese uzajya uza ahangaha mbashaka kugira ngo avuge ukuri nyako kugira ngo abadukurikira
bazamenye ko ahangaha tuvuga amakuru yizewe. nabikubwiye nyine ni mbikora ni business, niyo business yanjye. So umuntu ushaka nyine gutera imbere muri business akazana amanyanga yabarimo gusiba amayira. Turabizi neza ko ibyo bintu uvuze nyine biri common cyane mu Rwanda, ariko muzitegereze nyine abantu bari muri bakora nyine ibintu bimeze nka gutyo ntabwo bari professional, ntabwo batera imbere. Niyo abantu usanga kubwira ngo maze imyaka 20 muri ako kazi, ahubwo nubona ikintu gifatika, ariko bamure ugasanga yirirwa yicaye ku muhanda ngategereje wa muntu uri umusangaye. Ikiganiro cyakomeza kikagenda kuko umva maze kubona ko nkunda ikintu kiri gutwara real estate, ngomba kuzakimenya neza kugira ngo ngishoremo neza. Ndashaka kugira ngo wowe tureba utubaze ibibazo byose, mfite nomero ye nzamugarura mu kindi kiganiro kugira ngo adusubize ibibazo noneho muzaba mwatubajije. Mutubwire ikibazo mufite, niba uri mu Rwanda, ibibazo wumva ushaka kumenya, niba uri mu mahanga nawe aho ibyo wumva ushaka kumenya kuri bino bintu by'imitungo itimukanwa. Mbifurije ihirwe mubone amafaranga kugira ngo dushore muri real estate nawe ubutaha.